njya kumva ati dore cya cyana twishyuriye ngo apfe ari uwo ni uwa mbere noneho ngeze Gisenyi hari umugore nahuye nawe aravuga ati ujya uri hano uri gucuranga nta nubwo urapfa bane bapfuye imbere yanjye bavuze ngo amafaranga yacu agomba kuyadusubiza. Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe, ntibisanzwe nge nitwa Eric Uwacu, ngarutkanye inkuru y'akababaro cyangwa se ngarutse nanjye mbabaye kubw'inkuru y'umuvandimwe cyangwa se umusore wari ukiri muto DJ Derrick cyangwa se DJ Dizzo, umwana mutoya cyane witabye Imana nyuma y'igihe kirekire arwana cyangwa se ahangana n'ubuzima. Dusubira inyuma ho gato ku bijyanye n'ubuzima bw'umusore wacu cyangwa se bw'uyu mwana wari ukiri muto DJ Derrick cyangwa se DJ Dizzo. Ese DJ Dizzo yarwanye n'ubuzima ku ruhe rwego cyangwa se amateka y'ubuzima bwe kugeza uyu munsi ubwo mu ijoro ryakeye hatangazwaga cyangwa se ku mugoroba wo ku itariki 19 hatangazwaga inkuru y'urupfu rwa Derrick. DJ Derrick ni umwana wakuriye cyangwa se wabaye mu gihugu cy'Ubwongereza ariko akaba ari umunyarwanda, akaba yarakuriye mu gihugu cy'Ubwongereza ari naho yakoreraga umwuga we w'ubu DJ ndetse n'abanyamuryango be bamwe babanagaho mu Bwongereza. DJ Derrick rero mu mwaka w'ibihumbi 2019 nibwo icyo gihe DJ Derrick yagize ikibazo arafungwa kubw'imyitwarire itari myiza yagiye agaragaza yamuranze mbere y'uwo mwaka aho yari ari mu Bwongereza muri United Kingdom. DJ Derrick rero yaje gufungwa, aza gufungurwa ariko afite kanseri y'umuhogo n'iy'umugongo. Nuko byagenze, amaze gufungurwa rero aba specialiste baramusuzumye cyangwa se abaganga b'inzobere baramusuzumye baza gusanga afite kanseri y'umuhogo ndetse n'iy'umugongo kandi ko nta buzima zigeragira nyuma y'ubwo burwayi yari afite. Bamubwira ko adafite iminsi irenga amezi 3 akiriho. Nuko byagenze. DJ Derrick rero dusubiye inyuma mwabonye amatangazo atandukanye avuga ko yifuza ko yagaruka mu Rwanda kubera ko nta n'amatike yari afite yamufasha kuba yagaruka mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko we yatangaje ko yifuza ko iminsi ye ya nyuma cyangwa se iminsi y'ubuzima bwe bwa nyuma yagira gute yayimara ari mu Rwanda cyangwa se ari mu gihugu cyamubyaye, igihugu twese dukunda, igihugu cyacu cy'u Rwanda. DJ Derrick habaye gukusanya amafaranga cyangwa se habayeho gukusanya amafaranga y'amatike azamufasha kugaruka mu Rwanda ndetse no gukomeza kubaho nyine mu gihe yari agitegereje ayo mezi 3. Twibukiranye ko ibyo byose byabaye mu mwaka 2019, ibyo byabaye mu mwaka 2019 kuko yagarutse mu Rwanda ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2019. Nuko byagenze. DJ Derrick kuri 23 z'ukwezi kwa 12 2019 yaragarutse agaruka mu Rwanda, amatike arayabona amuzana mu Rwanda. DJ Derrick rero yakomeje kurwana n'ubuzima agera mu Rwanda. Social media zateye, aba YouTuber baramwegera baramuganiriza ariko haza kuvuka ikibazo kimwe gusa, ikibazo cy'uko abantu bakomeje nyuma y'ayo mezi umwaka waragiye urashira 2020 ijyamo 2021 nibwo yakomeje avugwaho cyane abamukoreye fundraising yo kugira ngo azagaruke mu Rwanda bakomeza kumuvugaho cyane bati uriya ni umutekamitwe yashakaga kugaruka mu Rwanda none ngo ko adapfa, kandi muganga yaravuze ko abantu bakomeza kuvuga ngo none ko adapfa ko akiriho, kandi abaganga cyangwa se inzobere zaravuze ko atazarenza amezi
atatu. Nuko byagenze. Gusa twibukiranye neza ko kanseri ni indwara ntabwo ikwica nk'uko malariya yakwica, cyangwa se ngo ikwice nk'uko wagira agisida. Hoya, ntabwo ariko bigenda, ni gahoro gahoro, mu gihe abaganga barangije kubona ko nyine itazakira iyo ikwica cyangwa se igutwara ubuzima nyine igihe kigeze, mu gihe umubiri umaze kunanirwa utakibasha kuba wakora ibyo wakabaye wikorera. Abantu ku mbuga nkoranyambaga rero bakomeje kugenda bamuharabika ati uriya mwana ni umutekamitwe, aturiya mwana yaje ari akasamutwe, none ngo ko adapfa ahubwo tukaba tumubona kuri social media cyangwa se tumubona bamuhostinga ku YouTube channels zitandukanye. Abantu batangira gushaka kumushyingura kandi DJ Derrick akiriho, cyangwa se DJ Dizzo agihumeka. Urwo ni rwo rubyiruko dufite muri iyi myaka, cyangwa se ni rwo rubyiruko dufite muri iyi generasiyo. Gusa nibaza abagabo, abasaza tuzaba dufite mu mwaka w'2050, niba umuntu ashobora kuba yagira ikibazo, abantu kugira ngo bamwakirane n'uburwayi bwe cyangwa se bamwakirane n'ikibazo. Ejo bundi mwumvishe saga ya Dr Kanimba, aho kugira ngo abantu bamwakire banamufashe byibuze kugira ngo nubwo arwaye, mu gihe azava mu mubiri cyangwa se mu gihe azaba avuye muri uyu mwuka duhumeka, azataha ameze neza. Rero uyu mwana wamwigiraho ibintu byinshi cyane, wamwigiraho kurwana kugeza ku munsi wa nyuma. Uyu mwana yarwanye n'ubuzima, arwana na social media, arwana n'aba influencers benshi cyane bagiye bamuharabika bavuga ko, cyangwa se bamuvuga nabi, ko bavuga ko ari umutekamitwe, ko atarwaye, ahubwo ari ukugira ngo yashakaga kwigarukira yashakaga kwigarukira mu Rwanda. Ibi byose yarwanye nabyo, yongeraho amagambo, yarwanye n'ayo magambo, yongeraho ubwo burwayi. Kanseri ni indwara utakwifuriza inshuti yawe, yewe n'umwanzi wawe ushobora kutayimwifuriza, kuko ni kanseri ni indwara mbi cyane. Umubiri urakurya kugeza igihe uviriye mu mubiri. Kubizi iby'ubuvuzi barabizi cyangwa se barabyumva, umubiri urakurya kugeza ubwo nta kintu kibaho gishobora kuba cyagushimisha, yaba baguhereza imiti, yaba nta yindi miti mu miti uba ukwiye kuba wafata hafi aho ngaho ni imiti igabanya uburibwe ku kigero cyo hejuru, strong opioids, niyo miti uba ubasha kuba wafata kugira ngo ubuzima cyangwa se umubiri wawe ugende neza. Uyu mwana yarwanye n'ubwo buribwe, arwana n'uburibwe bwo kuri social media, kugeza ubwo nyakwigendera mu ijoro ryakeye hatangajwe ko, cyangwa se umuryango we watangaje ko avuye mu mwuka w'abazima. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, ariko natwe twebwe tukiriho, twebwe tugihumeka umwuka w'abazima, twumve neza ko ubuzima uyu munsi umeze neza, ariko ejo ushobora kuba utameze neza. Rero ntimugafatiranye abantu bitewe na situasiyo barimo. Ubuzima bwacu rero, urubyiruko twararufashe turugira gute? Turugira nk'aho ari komedi. Ibintu byose twabigize plank, umuntu ararwara akarinda apfa, abantu bumva ko ari gukina plank. Ni experience nyinshi cyane, tutiriwe tujya kure. Umushiki wacu Dore Imbogo uyu mwaka nawe yarapfuye. Uyu mwaka wakoze ibintu byinshi cyane, ubanza tuzakora ikiganiro twongera gusubira muri uyu mwaka tugenda tureba utuntu cyangwa se n'ibintu byagiye biba muri uyu mwaka ushize. Dore Imbogo yararwaye, arwarira mu bitaro bya Kibogora, arinda apfa. Abantu bari kuri social media bavuga ko ari gukina comedy cyangwa se ni plank ari gukina kugira ngo abantu bamwihere amafaranga. Ubuzima bwacu twabugize digital aho kugira ngo tubugire ubuzima bw'abantu bafite ubumuntu. Ibyo ni ibintu tukwiye guhindura. Reka umwaka utaha cyangwa se umwaka w'2025 uzaze ari umwaka w'impinduka, uzaze ari umwaka wo gukoresha social media neza,
tuganira ibintu byungura sosiyete cyangwa se bishobora gufasha umuryango mugari nyarwanda. Hano ni kuri Radio Vibe, njye nkitwa Eric Uwacu, mboneraho n'umwanya wo kwihanganisha umuryango wa DJ Dizzo cyangwa se Derek. DJ Dizzo nawe Imana imwakire umubayo imutuze mu mahoro yayo. Namwe mbifurije ibihe byiza cyane, uriya mwaka wa 2025 muzawugiriremo amahirwe ndetse Imana izawubarindiremo ibihe byiza cyane. Ntiwibagirwe gukora subscribe hano kuri Radio Vibe. Njye nitwa Eric Uwacu nk'ibisanzwe.